Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kongera kubana namwe ndetse turebera hamwe icyo Imana twifuza muri iki gihe cya none. Ibihe dusohoyemo kandi ibihe bigoye abagenzi, bigoye umuntu wese uri mu rugendo. Ndagira ngo mbere na mbere tubanze dusenga Imana kugira ngo aka kanya tugiye kugirana namwe tuganira ijambo ry'Imana, turebera hamwe ikintu Imana idukeneyeho muri iki gihe cya none, igihe kigoye abantu cyane kandi gikomeye. Bimwe Pawulo yavuze, aravuga ngo ni ibihe bigoye intwari, ni ibihe bigoye umugenzi wese uri mu rugendo, ni ibihe bigoye cyane. Birasaba rero ko umuntu wese aba intwarane muri uru rugendo kugira ngo abashe guca muri ibi bihe bigoye. Ndetse si mu isi y'umwuka gusa, no mu isi y'umubiri biragoye, ariko buriya iyo wabashe guhagarara neza mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri bijya bigenda neza. Ndagira ngo rero dusenge Imana kugira ngo kanya tugiye kugirana ndi imbere yanyu kabashe kuba akanya k'umumaro kandi kaba akanya k'umugisha mu buzima bwawe, kubera yuko ibihe nk'ibi nyine bamwe barabibuze. Ibihe nk'ibi byo kumva Imana, byo kumva ijambo ry'Imana barabibuze, ariko wowe nteza akanya ndagira ngo Imana ibanze iguhe umugisha, kandi ihe umugisha ibyawe byose kugira ngo ubashe guhirwa nawe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu, uri rurema, uri rugira, ushobora byose n'uhwanye nawe, witwa ndewe n'iryo zina ryawe. Kanya Mana dufashe turi imbere yawe, ndakwinginze kugira ngo usuke umwuka wawe wera yurukiye kubana natwe, kandi umwuka wera akore imirimo ikomeye, agere ku uyu muntu unkurikiye. Mana, ahindure ibyanze guhinduka mu buzima bwe, amenagura imbaraga zose zimugenza, amenagura imbaraga z'abapfumu n'abukonikoni, amenagure Mana gukora kose kwa Satani ku buzima bwe, yirukane kose Mana we imbaraga zamugenzaga. Ndakwinginze kugira ngo umushoboze uhereye none, kandi umwambike izindi imbaraga nshya. Dore abantu bajyaga bamurebera mu yindi sura, bongere bamurebere mu yindi sura nshyashya. Mana, umwamureho imbaraga zose mbi bamwaturiyeho, umwamureho icyangiro, umwamureho igisuzuguriro, umwamureho Mana ukora kose kwa Satani ku buzima bwe. Aka kanya rero ndabohoza uyu muntu, kandi kugira ngo ni ukuri imbaraga zose zari zimufashe zimurekure. Ndabohoza ubugingo bwe n'umubiri. Ndakwinginze kugira ngo rero Mana ubane natwe muri aka kanya, kandi umuntu wese ugiye kunega amatwi umuhe kumva no kumvira, kandi umuhe gufashwa n'ibyo ijambo ryawe ritubwira. Ganza kandi tujye kubona imbabazi zawe. Amen. Nifuje ko twabanza tukaririmba muri 62 mu gakiza kugira ngo twinjire mu bihe byiza byo gusenga. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa asendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. umutima uzatuza
n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Uyu muririmbyi aravuze ngo mu gihe cyo gusenga, ibihe byo gusenga Bibiliya itubwira ko ari ibihe byiza byo kuganira n'Imana. Buriya iyo ukeneye kuganira n'Imana winjira mu bihe byo gusenga. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu magarara. Akomeje kuririmba aravuga ngo ndetse bijya binyemeza yuko anansubiza. Hari igihe dusenga, gusenga bikadukura mu mpagarara duhagazemo, bikatwambusa, bikatugeza aho imbere, aho umwana w'umuntu atakugeza, aho umubyeyi atakugeza, aho undi muntu wese atakugeza, aho amafaranga atakugeza. Ibihe byo gusenga byahageza umuntu wiringiye Imana. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Imana ikeneye yuko abantu bongera ibihe byo gusenga, kubera ko iki ni igihe kigoye, ni igihe abantu baguye umwuma, ni igihe abantu bahuze bari mu gahuge gateye ubwoba. Ariko birakwiye yuko wongera ugashakira Imana igihe n'umwanya kugira ngo ubashe kongera umubano ndetse n'uburyo ki wegeragamo Imana. Bisobanuye yuko turi mu bihe bigoye. Niba wasengaga rimwe ongera usenge kabiri, niba wasengaga kabiri ongera usenge gatatu. Bityo turi mu bihe bigoye, aho umuntu twabonaga yuko ari umuntu w'Imana birimo ahangaha atenebutse bitewe n'ibihe tugize dusohoyemo. Ariko umuririmbyi aravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane. Nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Isengesho ryose wasenga wizeye Imana iraryumva, ahubwo biterwa n'umutima urisenganye. Imana ikumvire. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkwaturire aya magambo y'ubutsinzi yo kunesha ku buzima bwawe. Nari mvuze nti Imana ikumvire kandi isubize kwifuza kwawe. Ibihe dusenga Uwiteka bijya bitwemeza yuko adusubiza, kandi bijya bidutarura mu magarara. Umuririmbyi we turirimbye igito cya kabiri aravuze ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si uretse kwa Data. Niyo mpamvu nyine hano hanze ubona ibintu byakaza, abantu barera bari mu marira, barabona isi ibananiye, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose kandi itagihishwe ikintu na kimwe. Bisobanuye ngo ubwo idahishwe ikintu na kimwe n'ibyawe irabizi. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu rero icyo bigusaba ni iki? Ni ukwizera ukambara imbaraga zigukura mu gihe urimo zikagushyira mu kindi gihe. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Birasaba yuko rero ukura amaso ku bantu ugahanga amaso Imana. Igihe wahangiye amaso abantu ntacyo wababonyeho, ntacyo wabakuyeho, ndetse n'ibyo wabakoreye wabonye yuko ntibanyurwa, abantu niba nta munoza. Bisobanuye yuko uretse Imana yonyine ijya ibasha guha agaciro ibintu umuntu yakoze, nta wundi muntu wakaguha. Birasaba yuko urushaho kwegera Imana kugira ngo nawe ubashe guhishurirwa ibihe urimo, ibihe uhagazemo, ubashe kongera kuganira n'Imana. Umaze igihe rimwe uba kure y'Imana ndetse wagabanyije ibihe byo gusenga, kandi kugabanya ibihe byo gusenga egare kuba kure y'Imana. Birasaba yuko rero wongera ibihe byo gusenga kugira ngo wongere partnership, wongere fellowship hagati yawe n'Imana. Biragusaba yuko wongera ukongera ukenyegeza igicaniro, ukongera ukagirana ubusabane n'Imana. Imana ikongera ikakureba nk'uko yakurebaga. Bibiliya nivuga ngo
ibuka ugihamagarwa. Bibiliya itwibutsa tugihamagarwa. Nawe rero ndagira ngo wisuzume, mbese wibuke ese uko wahamagawe ubu ni kukiri aho ibihe usohoyemo ntibyagukamuyemo imbaraga z'umutima. Birasaba yuko wongera ukambara imbaraga, ukongera ukambara kwizera, ukongera ukambara gukomera, ukongera ukambara kwegera Imana cyane kuruta igihe wayegereye. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma niho havuga ngo dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizere. Iki gihe tusohoyemo ni igihe cy'uko umwana w'umuntu yakakwe kwambara kwizera kuruta igihe kindi cyose yigeze kwizera. Naho ubundi atari ibyo abantu barasigaye inzira kandi bari bazi yuko bari kugana Isiyoni mu murwa w'abera. Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo tuvuge kuri ibihe byo gusenga gatoya. Ibihe byo gusenga ni ibihe umuntu wese yagakwiye kwiyumvamo, yagakwiye kumva yuko akeneye gukora, kubera yuko hari ibihe wajya gubanamo n'Imana kandi kaza koko mukagirana ibihe byiza. Ibyo bihe rero ahari ubu ngubu ushobora kuba warabitakaje, ahari ubu ngubu ushobora kuba ureba ukabona ubuza imbaraga z'umutima, ahari ubu ngubu ushobora kuba ureba ukabona nta byiringiro by'ubuzima. Ariko ndagira nkubwire, hari Imana yavuganye nawe. Ahari usohoyemo bikweretse yuko Imana yagiye kure yawe, bikweretse yuko Imana mutakiri kumwe, bikweretse yuko Imana nta kintu yavuze itazasohoza. Ariko ibyo ngibyo ntago ariko bimeze. Ndagira nkubwire aya magambo nifashishije iri jambo dusaga muri Yeremiya igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo aravuga ngo byerekana ibihano Imana igiye kubahanisha. Umurongo wa 11 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. 12 aravuga ngo maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Ndagira nkubwire mwene data, aya magambo ni Yeremiya wayabwirwaga, ariko nawe uyu munsi niwo yabwirwa, kubera yuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rigire ute rihere. Iki ni igihe Imana yari iri kubwira Yeremiya, iramubwira ati yewe Yeremiya we urareba iki? Undi ati ndareba inkoni y'umurinzi. Ese ahangaha wowe urabona iki imbere yawe? Ndagira ngo usubize amaso inyuma, ubanze urebe, wibuke aho Imana yagukuye. Mbese uri kubona iki? Uri kubona bwa burinzi? Uri kubona za mpanuka wacitse? Uri kubona bwa burwayi Imana wagiye ugeramo ntibukwica ukabutambukamo? Uri kubona uburyo ki abo mu ngana bagiye wowe gasigara? Uri kubona iki mbese muri make? Ibyo bintu rero uri kubona bikwiye kugutera yuko, bitera kumva yuko iby'Imana yakoze iby'Imana yakoze aribyo byari by'imbaraga, byari binakomeye cyane. Ibyo urimo uhagazemo atari byo byayinanira. Ndagira ngo nkurememo ibi byiringiro bivuga ngo iyavuganye nawe niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa, kandi ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Kubera yuko aha Yeremiya ntiyigeze ahamagarwa n'abantu. Ndagira ngo twibukiranye akantu neza. Yeremiya so mu gice cya 1 atubwira uburyo Yeremiya yahamagawe. Imana umwuka wera muzaho akamubwira ngo yewe Yeremiya we nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Bisobanuye ngo abana b'abantu bakumenye nyuma yuko Imana imaze kugira ute kukumenya. Bisobanuye ngo Imana igufiteho ububasha, ability yose ukurikije niyo abantu bagufiteho. Abantu barakuvuga, abantu barakuroga, abantu bagukoraho ubufinda, abantu bakora ibyo bashaka, ariko ndagira nkubwire ngo hejuru y'izo mbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyo abantu bakora ku buzima bwawe hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'urwo ruvuga abantu bakuvuga hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyo byago byose uri kunyuramo hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'uko ubona nta gisubizo hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'uko ubona inzara ikwisha hari imbaraga z'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ipfumbatuye ikiganza cyayo cyonyine igiye basha guhaza kwifuza kwa benshi. Urwandiko Pawulo uyu mugabo ndamukunda cyane kubera yuko yagiye avuga amagambo menshi kandi agenda yubaka umukristo, umugenzi uri mu rugendo. Ahubwo icyo usabwa none ahangaha wowe utakaje imbaraga ukeneye kongera kugwiza imbaraga z'umutima. Iyo usomye byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wera kumanukire agere mu misokoro, agere mu bugingo bwawe kugira ngo ubashe kugwiza imbaraga z'umutima. Hanyuma izo mbaraga z'umutima nizo zakubasha
kikabasha kugukura mu gikombe cyitwa bwihebe kikagutereka ku musozi w'ibisubizo. Imana ishimwe, habwa icyubahiro. hahandi wabonaga nta gisubizo, hahandi wabonaga nta nzira, ukagira ibyiringiro bivuga ngo nubwo bimeze gutya ariko mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Ndagira ngo rero musabire umugisha wowe twabanye, ariko nifuzaga yuko sinasoza nakubwira amagambo nkubwira ngo ongera ugirire Imana icyizere, kandi ijambo yavuze ku buzima bwawe no kubikora izabikora, kubera yuko ufite ibimenyetso birenga kimwe. Nusubiza amaso inyuma urasanga bihari, si kimwe si bibiri si bitatu, bikwemeza neza yuko hari aho Imana yagukuye, hari n'aho ikugejeje, kandi ibyo bikwiye kukwemeza yuko hari n'aho ifite mu mugambi wayo yuko izakugeza. Imana niguha umugisha. Shalom shalom.